itarenze 7 niyo mpambona Pastor Mutabazi yampaye sabu nawo ngwino sha sabu sabu naza afata sente minota mike yavuye mu Rutana no mu Sarasa kandi ku mwari mufashwe ture dukura reverence hano kandi tumukururusha amaboko umwuka gusa Bwana sefiwe haleluya buriya nta womenya igitaramo kizagihumuriza umuntu ikamukura mu mwijima igamushira mu muco nawe wifashe uhaguruka dufatikana tusangire umunsi waje Imana uzotanga imbaraga zizotwiyanganisha gwerekeza Naomi tunezerewe sema haleluya esho Imana duha imbaraga Yesu ashimwe tuzamura ibiganza ndiyo haleluya haleluya kwa niaba yangu mchungaji naringize ngo nsabe mushumba Mutabazi twimuriye amateraniro ya Agatatu hano kugira ngo tuzabe nk'abakwega duhumurize none niba muri twe nugusaba niba muri twe harimo abaprotokolo babatangarize bagende murege twiyongeze iminota nka mike simvuze ngo turengeshe ariko kubera ko twaje nka timu ya Agatatu twageza tugeza saa 3 turi mu materaniro titugeza saa 3 ariko habeho akamorso kangana gutya ndabizi twese turakorana hano nababaje hakujya bihangane n'uyu munsi wa nyuma w'igitaramo ku mwana wacu ejo tuzakora yandi maseremoni ateganyijwe twazamura ibiganza haleluya haleluya amen dari yombi titugeza saa 3 ariko mwihangane dukwega iminota mike duhumurize nibamara baturangiriza amateraniro dutahe murakoze bashumba curanga tubikubire muri ibyo byose nyine turavugana n'umushumba nta kibazo ntagihari bikimana imumugisha kandi bagize neza kabisa
twicare